Ndabasuhuje cyane amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu munsi ku Kibabi TV turaza kuvuga ku nkeri. Inkeri ni utubuto duto dutukura cyane, turaryohera kandi duhumura neza, twera ku gihingwa gifite indabo z'umweru. Ziba mu bwoko bw'imbuto zifite utubuto duto cyane twinshi. Muri uyu muryango izindi zizwi ni blueberry na raspberry, zera cyane mu bice bibamo ubukonje bwinshi. Inkeri zishobora kuribwa zonyine cyangwa se zigakoreshwa mu bundi buryo, mu mata, mu mutobe, ice cream cyangwa se keke. Inkeri zikoreshwa mu gukora imibavu, bombo zitandukanye, utuvuta two ku munwa ndetse n'ibindi. Akamaro k'inkeri ku buzima bwacu, icya mbere ni uko inkeri ziha umubiri imbaraga nke. Muri grama 100 z'inkeri habamo karori 32, zifite ibinure bike cyane bingana na 0.3, zikungahaye ku zindi ntungamubiri, vitamini zitandukanye n'imyunyu ngugu. Icya kabiri ni uko inkeri gisarurwa cyangwa se zimaze igihe gito, n'isoko ikomeye cyane ya vitamine C. Muri grama 100 z'inkeri usangamo ingana na 58.8 mg. Ni ukuvuga ko 98% ya vitamine C umubiri ukenera ku munsi wayisanga mu nkeri. Kurya imbuto zikungahaye kuri vitamine C biha umubiri ubushobozi bwo kurwanya indwara zituruka kuri mikrobe no gusohora uburozi butandukanye mu mubiri. Cya gatatu, kurya inkeri cyane bikugabanyiriza ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Bigabanya amavuta mabi mu maraso ndetse na cholesterol yose. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko kurya inkeri bigabanya umuvuduko w'amaraso, kubyimbirwa, kanseri n'urupfu ruturutse ku burwayi bw'umutima. Inkeri zifite ingano nyinshi ya phytochemical na polyphenol nka anthocyanin, phenolic acid, flavanol and flavonoids. Inkeri kandi zikize cyane kuri acide yitwa ellagic. Iyi acide izwiho kurwanya kanseri cyane kuko ibuza uturemangingo twa kanseri gukura. Ibi byose nubwo ubushakashatsi bukiri buke, gusa bwerekana ko birinda ku rwego rwo hejuru kanseri, gusaza, ibirimo no kuzana iminkanyari, infection, ndetse zirinda n'uturemangingo tw'ubwonko gusaza. Icyo cyari icya kane. Icya gatanu, zikize kuri vitamine B zitandukanye, B6, B3, B2, B9, B5. Izi zose zifasha mu mikorere y'umubiri, harimo no gutanga imbaraga, gukora ibinure, intungamubiri n'andi masukari atandukanye. Zibamo vitamine A, vitamine E na beta carotene nkeya, byose bifasha mu kurinda umubiri ibyo twakwita uburozi butuma umubiri usaza cyangwa uhura n'uburwayi. Icyo cyari cya gatandatu. Icya karindwi, mu nkeri hagaragaramo imyunyu ngugu myinshi y'ingirakamaro nka potassium, manganese, ubutare, iodine, umuringa na fluorine. Potassium ni ingenzi ku turemangingo ndetse no kurinda umuvuduko w'amaraso no gutuma umutima utera neza. Umuringa witabazwa mu gukora insoro zitukura. Ubutare bugira akamaro mu ikorwa ry'amaraso, ndetse na fluoride ifasha mu gukomeza amagufwa n'amenyo no kurinda amenyo uburwayi bugiye butandukanye. Ibyo ugomba kuzirikana ni uko zishobora gutera ubwivumbure bw'umubiri bukomeye ku bantu bamwe na bamwe. Ibimenyetso bikunda kugaragara cyane ni ukubyimba no gutukura iminwa n'ururimi, gufuruta, kubabara umutwe, kuribwa mu gifu, kuribwa amaso no kubura ibitotsi. Kimwe muri ibi bikubaye wahita ureka kuzirya, byakomeza ukagana ivuriro ryaba rikwegereye. Iyo ni imwe mu mimaro y'inkeri. Ndabashimira ko mukomeza kudukurikirana, mukomeze mukore subscribe, mukore share ndetse musige na comment. Dukomeze twigire ku bimera, tumenye akamaro bidufitiye. Uyu munsi ubuvuzi cyangwa se n'ibindi byarahenze, birasaba rero ko dukoresha ibimera cyane kugira ngo twirindire amagara yacu ndetse dukomeze tuyasigasire, tubone n'imbaraga zo gukora. Inkeri rero ni ingenzi, mugende muzigure ku masoko, ndetse uramutse ufite n'ubutaka ushobora kuzihinga kuko mu Rwanda zirahera cyane. Murakoze, turabakunda, mugire umunsi mwiza.